Luciano umukobwa yarahamagaye gusama n'iganza ni ikibazo. Ese kubera ikizimeyi bamufata nk'umukobwa uzanira abagabo ibyago? Tekereza gushakana n'umuntu uzi ko agiye gukatirwa ubwo gupfa, nyuma ugasanga ni wa wundi ahubwo ugiye kuguhindura ubuzima bwawe. Muri iyi nkuru ya Fate Chooses You nahanga tugiye kuyisoreza. Iki ni igice cya nyuma tuyikozeho, ni finale yayo dore ko no mu Rwanda abayikora twayisoje. Be the Great finale yayo yayisohoye ejo, ubu abantu benshi baraye bayirebye. Uyu munsi rero nibwo tugiye gushyira akadomo kuri iyi filime bita Fate Chooses You, dore ko nk'abantu muri kuri YouTube cyangwa mutagize amahirwe yo kuyireba twafatiye umwanya n'umwanzuro wo kujya tubakorera ibiganiro bimwe na bimwe kugira ngo namwe musobanukirwe filime turi gukora, munamenye amabanga ari muri izo filime. N'abantu mwayirebye mutabashije kuba mwasobanukirwa neza, tuba tugira ngo tubanyuremo muri rusange. Uyu munsi nahanga tugiye kurangiza iyi filime, niyo finale yayo. Tugiye guhita dukomeza na Till the End of the Moon. Mbere yuko dutangira ikiganiro, niba uri mushyashya kanda subscribe, wandike na comment, ukande na like. Comment yo nukumbwa ngo kujya ukomeza dukorera ibiganiro, turabikunda, nicyo nkeneye. Hanyuma mbere yuko dutangira mujye mwihangana mbanza nyizo iyi intro ya channel kugira ngo umenye ko dukora kuri The Great Nexus. Abarebye iyi filime cyangwa se n'ubundi dore ni finale yayo turi kugira ngo tuyisoze cyangwa se tuyibarangirize. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa Zimeyi we ubwe, ngira ngo abo twarebanye ibiganiro tumaze gukora kuri iyi filime, mbere yuko dutangira iki kiganiro ndagira ngo umenye neza ko unibaza impamvu uyu mukobwa Zimeyi abantu benshi batekereza ko ari umukobwa ugomba kuzana abagabo umuvumo. Baka kanya utarayireba ushobora kuba wibaza ngo umuvumo ni uwuhe. Umuvumo ni uko abantu benshi basi ko uyu mukobwa Zimeyi agomba gushaka abagabo batatu bapfa, ari nayo mpamvu agiye gusaba uriya mugabo wari wagiye gukatirwa urwa pirate cyangwa se urupfu, amusaba ko bashyingiranwa, ubwo akaba wa gatatu akaba yujuje umubare. Bivuga ko muri iyi nkuru ya Fate Chooses You cyangwa se abantu inkuru bagenda bavuga, bivuga ko uyu mukobwa Zimeyi ari umukobwa nyine amaze gushakana n'abagabo babiri bose bapfa, uri ari we wa gatatu. Gusa igitangaje ni uko umuntu wizera ko agiye gukatirwa urwa pirate cyangwa se agiye gupfa, ni uko ahubwo usanga ari we mucunguzi w'ubuzima bwawe, ahubwo mukazanagirana urukundo rurambye. Musore mureba kuri screen yanyu ni wowe ugiye gukatirwa urwa pirate cyangwa se ugiye gukatirwa urupfu, bitewe n'uko bamushinja ibyaha atakoze cyangwa se n'ibyo leta nyine igenda gushyiraho ibintu bitakoze, cyangwa se n'uko kundi politike igenda gushyiraho ibintu bitakoze, ahubwo bagahita bamukatirwa urwa pirate. Abantu twarebanye inkuru nababwiye ko uyu mugabo ibyaha bamushinja ko yakoze ari uko higeze kuza muri iki giturage umwuzure, biba ngombwa ko uyu mugabo kuko yari afite amapeti akomeye mu bwami ashyira igiciro kiremereye ku biribwa kubera ko hari inzara, abaturage ngo babura ibyo kurya. Mbere yuko ngusobanura iki uyu mugabo yazize cyangwa se impamvu yashyizeho igiciro, ndagira ngo usobanukirwe akantu. Nuvuga ngo leta yo yabonye haje inzara cyangwa se icyo cyorezo cyateje inzara, leta iravuga ngo reka tugabanye ibiciro byo kurya kugira ngo abantu bafite amafaranga basigaranye babashe no guhaha mu buryo buboroheye. Ubu wowe muturage ushaka kuba wumva ko leta yakoze ibiribyo, ahubwo uyu musore naberetse kuri screen akaba yarakoze ibibazo cyangwa se akaba yarakoze ibintu bitemewe n'amategeko kuba yarongereye igiciro. Gusa ibanga twaje kuvumbura, ubwo ikintu cyatumye yongera igiciro nuko abakire cyangwa se abantu bari basiganye ibyo gucuruza bazanye bike byo kugurisha kuri make, ahubwo bahisha byinshi bazagurisha kuri menshi mu gihe igiciro cyuriye. Biba ngombwa ko yongera igiciro kugira ngo nabyo ndi bahishe cyangwa se nabyo ndi babitsa bizane, hanyuma ubundi bwo abaturage bakomeza babona icyo kurya. Nubwo baryaga bitewe n'ubushobozi bwabo, ariko byagenda kose ntabwo inzara yigeze bica. Rero kubwa akagambane na politike n'abantu batamwifurizaga ineza cyangwa se kuguma ku buyobozi, bahise bamugerekera icyaha bamuteza abantu. Abaturage murabizi bagomba gushyigikira ibyiza, gusa mu gihe batabashije gutekereza ibijya mbere bamukatira urupfu akazapfa amaze guterwa ibyuma 1000. Inkuru y'iyi filime nuko uyu mugabo yari wo demon, yavukaga ku muntu no ku demon. Ikintu gitangaje cy'uyu musore nuko yari wo demon ariko abihishemo. Bivuga ko mu myaka yashize hari ikira abanyembaraga banyuragamo kugira ngo bagere mu ijuru, ariko cyaje gucika. Biba ngombwa ko ubwoko bw'umusore bugerageza gusubiranya icyo kiraro, ariko birangira kuri iyi si harimbutse. Abaturage hapfiramo benshi, haza imyuzure, amapfa, izuba ryinshi, nawe urabyumva mu bintu bitera inzara. Ikintu gitangaje nuko abayimoto bamaze kubona ibyo abademoni bakoze cyangwa se abawodemoni, nuko bahise barwanya abawodemoni bose abaca ku isi. Ahubwo ikisekeje nuko uyu musore ari we mu wodemoni wari usigaye ku isi. Bahise bahabwa umuvumo wo kujya bareba ibintu by'umukara gusa, ntibabone amabara cyangwa se babone ikintu gisa wenda umutuku, icyatsi, umweru, ibyo byose ntibari bemerewe kubireba. Ikintu gitangaje nuko umuyimoto umwe ari we wateye inda mama w'uwo musore, ari we wodemoni, babyara umwana. Uyu mwana ari we wodemoni cyangwa se afite igice kimwe cy'umuntu na wodemoni.
Ikintu cyabazaga uyu musore ni uko batari bemerewe kurya ibiryo, we yanywaga inzoga gusa kuko ngo bari n'umuvugo bari barabahaye ari uko bagombaga kurya ibiryo bakumva bimeze nk'ibyaboze. We ubwo yifuzaga kuba ikiremwa muntu agerageza guhinduranya amagufwa, ariko n'ubundi byarangiye abigezeho. Nubwo ari wo demon abantu benshi buramubeshyira abantu ngo bagira umutima mubi, n'ubundi iki cyorezo cyangwa se n'abayimoto bagerageje gusubiza ikiraro ngo bajye mu isanzu kuko ngo babonaga ku isi ko babibabangamiye, ariko uyu musore niwe watabaye isi muri finale y'iyi filime. Ntitukacire abantu urwa Pilato kubera ko ntabwo tuba tuzi icyo bari cyo, kandi buriya ntitukumva amabwira abantu tuzabanze dukonfirme neza ko ibintu tugiye gukora ari byo. Tugenekereje kuri iyi filime ni uko tubona ko uri demon yarenganijwe, ahubwo bano bita abanyembaraga aribo bahoteraga abaturage. Iyi filime ya Fate Chooses ni filime yahitinze iraryoha ku isi, ni filime itegurwa na sinema z'inshinwa, ngira ngo ndaje mbasoreze mbabwira n'uburyo iyi filime yateguwe cyangwa se aho yateguriwe na budget yayishowemo. Fate Chooses ni serie y'abashinwa ya fantasy romance n'ibanga ivuga kuri World Demon n'umukobwa witwa Zimei bahujwe n'ibihe bikomeye, umuvumo n'urukundo rugeragezwa n'ibibazo byinshi. Tekereza gushakana n'umuntu utekereza ko agiye gupfa, nyuma ugasanga afite ibanga rikomeye ryahindura ubuzima bwawe bwose. Ibyo nibyo bibera kuri Fate Chooses. Iyo nkuru nk'uko nababwiye kare, Zimei ashakana n'umugabo waciriwe urwo gupfa kugira ngo atazateza ibyago undi muntu, ariko nyuma aza kumenya ko inkuru yose yari ifite amabanga menshi kurusha uko yabitekerezaga. Dukomeje iyi filime ya bwakira bugacya, gusa ariko nanone si ngombwa ngo tuvuge ibigwi byayo cyangwa se byinshi cyane kuri iyi filime, ahubwo ni uko ugomba gusobanukirwa iby'ingenzi kuri iyi filime cyangwa se inkuru ko yatangiye n'uko yasojwe, dore ko mu biganiro nakoze byinshi nagiye mbibasobanura. Nabaje niba najya mbakora episode kuri episode, ntabwo mwigeze munsiza benshi mwambwe ngo nkomeze, ariko ntabwo murambwira ngo dukore episode kuri episode. Uyu munsi mu Rwanda Be The Great yayisoje, nawe ishaka wayisanga kwa DJ cyangwa se ukanyandikira muri nomero muri screen nkayiguhereza, ni amafaranga 1500 yonyine episode 40. Ntabwo nakomeza ikiganiro, reka mbasezere, mukomeze mwiteho, ndabakunda cyane. Ubwo mu yindi filime tuzategura tugiye komeza na Till the End of the Moon n'indi shyashya twategura, tuzatujyana tubakora ibiganiro kubera ko nabonye mutangiye kubyishimira uko byagenda kose. Ndabakunda cyane. Niba uri mushyashya kandi subscribe, wowe ugeze kuri iki kiganiro ndagushimira umuntu w'umugabo. Thank you, collaboration ndaguhaye. Sante sana. Uri mu Burundi, Tanzania, Uganda, ahantu ho ariho hose uri, iyo nomero nabahaye muri screen ushaka filime kandi cya tukayiguhereza, mwe murebe iyi publicity iri inyuma aha ngaha. Sinzi niba ari amahirwe cyangwa se imwaku, ariko ibintu nabategurira ni byiza cyane mu gihe bikurikije. Murakoze cyane. Yes guys, mwe muri soga cyarakana ngiye kubabwira mbere yuko dukomeza iyi video yanyu iraje komeze. Uyu mwanya twafashe ku mugora kujya twaploadinga saa 10 by'iyi video ni yanyu, nta bindi by'publicity bigomba kuzamo. Kazi ni ngo abantu mwese mureba izi filime zacu cyase twaploadinga amano ko zo zitari full, gusa biterwa n'ibibazo by'ama copyright ntago mwapfa kubimenya. Ngo abantu bari hano cyase mukunda gasobanuye, murabizi n'ubundi nibisanzwe mugura filime kwa ba DJ, gusa ko mubona filime nk'iyi Till the End of the Moon nka Fate Chooses mujya kuzibona zimaze imisi sarasotse. Icyo mvuga ni iki? Murabona icyo nikurikirwa n'abantu barenga 1000 cyase 600. Ufashe nomero yanjye ngo muri screen ukanyandikira ndi gushaka abantu 600 bugureza filime ku mafaranga make cyane, filime nshyashya gusa, iseri nyine nshyashya z'inkota gusa, inshyashya gusa. Ngo nkaba mfite abantu bari muri group kwabo, nkajya uko zisotse nkajya nzibashyiraho nkabaca amafaranga make, kuko urabona season ni 3,000 citangira. Uyiguze kwa boss baguca episode mwaguca 1000, ariko nge nzabaganyiza mbashye ku 1000 cyangwa se 6 bitewe n'ukuntu mungana, ariko bizaterwa nuko mwaje nyine mungana. Mubaye muri desa nabaca 1000 kugira ngo have amafaranga afatika cyase kugira ngo ntaza guhomba. Mubaye nka 600 nabaca se kuri 5. Murumva ibyo natari sawa. Fata nomero nyandikire mushyire muri groupe waba uri mu Burundi, Kenya, za Tanzania hose, Uganda, nta kibazo tuzabibakorera kuri 5 abantu 600. Niyo mwabi 1000 nzagenda mbagabanyiza nyine bitewe nuko mwaje muri beshi. Rero ujya kwa DJ uvanga ibiki nanjye voneza imbere njye mbariza filime zigisohoka direct muhita mugomba kuzibona. Asi sawa.